n'uwawe cyangwa uwa Fisto umwanzuro n'uwawe cyangwa n'uwa Fisto oya buri munsi ahora ndodoraho buri munsi ubu noneho ndumva namuhaze nagenda asange papa wiwe aruhuke nawe aruhuke imyenda yanjye genda nawe ndi kukubwira ngo genda nawe umenye uko bakora ipantaro icikuyigura kuko nicyo wahisemo nakundi nyine sinyikaragiye mwese bigenze gute ariko ugiye kwa papa kwikaragiye gute se hakuzajya ujye uhora uvuga ngo papa mama uri umugome wanze kuzana papa mu nzu oya mwana wanjye neza ararindagiye kandi mbese ni habi indege mbese ubu ngubu ugiye kuzajya wirukanuye amaso ugiye kuzajya wirukanuye amaso uvuye hano ngo ugiye kureba indege nayibona azayigura ubundi ukoreye ubusa aho ngiye kuyifungirana ninjye uhazi kubw'agahinda mfite bondi bajya bavuga ngo ntawe utandukanye umwana na nyina nijyane nabanza agenda arebe ariko buriya ise warabikora uwo hanze ntiyabatandukanye ariko ihangane niho kigomba kuba gasubire njyana zamuka kirimo hano no gitabye ngiki mana yo mwijuru nibi byanzengereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di Ikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundira kanezere ko meze neza mwese aho muri arabari mu Rwanda n'abari hanze y'u mwese ndabasuje ndabashimira ku nama n'ibitekerezo mugenda mwandika muri comment uyu munsi rero turi kwa mama wase ngira ngo muribuka ubushize ikibazo yari yagiranye n'umuhungu we umwana tubwiye ko yamunaniye ashaka gusanga papa we ngira ngo mwarabyumvishe ni byinshi hari igihe rero umubyeyi ananiranwa nuwo babyaranye ugasanga nyine atangiye kwitwaza umwana ngira ngo ibyo ni ibintu bisanzwe abantu benshi barabizi rero yambwiye ko ashaka yuko ngamuvira mu rugo akagenda ariko nge ntago nabishyigikira sinakifuza ko umubyeyi yirukana umwana akajya mu gasozi akajya kwangara arambwiye ati ninze mpagere ati kugira ngo Fisto atazavuga ngo hari ikindi kibazo yagiranye na nyina arambwira ati ngiye kumwirukana mviri wanjye agende ati kuko ntashaka kubana nanjye ubwo rero nibwo buryo tuje tugiye kuhagera kugira ngo tubashe kumva niba koko Fisto yarakomeje kuguma no kuvuga ngaraguma ngarajyana na papa we ngarajya kuri papa we niba koko ari ngombwa yuko agenda ntago wakima umwana uburenganzira bwe umwana uramureka akagenda yamara kugera hagiye yabona ko yibeshye akagaruka reka tuhagerere twumve uburyo Fisto ashaka kugenda n'impamvu runaka ifatika yumva ko yasiga mama we akagenda ubwo nyine niba ngombwa akagenda nuko umwana uramurera igihe cyagera akava mu rugo akagenda nyine bibaho mwiriwe ewe meze mutera turaho bukeya kubera icyo ari bukeya ariko abuzi kubyara umwana akakunanira niko mama wese buhora ari bukeya komera niko uzi kubyara umwana akakunanira urambwiye ngo ushaka kumwirukana utambeshye ubu mwanzuro uhari no kuvuga ngo umwana agende oya nk'ubu ngubu Fisto ushaka kugenda Fisto oya nagende ese ko y'amahitamo yafashe ariko kugenda mbabarira ugende usange so none se umwanzuro ni ukugenda nyine yo gahunda n'uwawe cyangwa uwa Fisto umwanzuro n'uwawe cyangwa n'uwa Fisto oya buri munsi ahora ndodoraho buri munsi ubu noneho ndumva namuhaze nagenda asange papa wiwe aruhuke nawe aruhuke sinzi ibyo nabona nawe wa munsi ngira nzi ko nyuma mwaganiriye bikakemuka oya kuva cyagiye sindaruhuka kuva cyagiye ntago ndaruhuka ikivuze papa mbese papa yabaye papa hano mu nzu nambabarire rero
agende asange papa we. Ngira ngo n'itike nayimuhaye yayibitse. Genda utege usange papa wawe, ugende mujye kwikoranira ibyo biyede byanyu, simbizi. ubundi se ko natareka kugenda n'ubundi ko iyo wafashe umwanzuro wawufashe. none se Fiso wowe urashaka kugenda aho ubushize twaraganiye numva avuga ngo kugenda ngo ushaka kujya gusanga papa wawe. Genda umusange, uzisubira uvuga genda umusange kuko ngewe rwose ubu nta no kuruhuka mu mutwe. Ni ukuva hano ukagenda ukajya gucumbikana papa wawe mukarara mu mikoki rata ugende nyine namwe muraraho nararaga. Ese umuntu yirukanye papa urumva ngewe yanyihorera. Nyine we sanga siko ugifite umutima wasa, sibyo? Wegenda mugende mubane, mwarara muri ruhura nkuko twaziraranyemo, mwarara hanze wenyine genda ujye kumufasha agahinda ke. Yego mama wasi wowe ikifu cyawe cyari iki? Wenda Fiso arashaka gufasha papa we, warabyanze wowe kubwaye nk'umubyeyi nawe umva. Fiso naramubyaye, Fiso naramupfirije, Fiso namuraranye mu mibu, urumva aho adukuye urahazi. Fiso uyu nguyu ntago yagatinyutse ngo ambwire uko nguko, nta nubwo yagatinyutse kubimbwira, urumva. Ubwo rero hagati aho mfiriye ngewe nabaga nasigaye mu rugo njyana. wabaga yagiye ku ishuri. Ku ishuri se nagarukaga tugataha ntari. Hanyuma se Yesu nari niyanze. wari wiyanze? Mwese nimwari mwiyanze, ahubwo nyine mwese mwari muri mu buzima muhuje, ntabwo mwese nta wari wanzunze. Wowe wari wiyanze. Se Fiso imvune navunitse urazibuka? Ntabwo yabazibagiwe kano kanya. Yarazibagiwe. Ntabwo yabazibagiwe. Nawe abaye nk'uvuga wimbwira ngo ntago yabazibagiwe. Yarazibagiwe kuko iyo atazibagirwa naga yakagombye kungaraguza uko nguko. Ntago yakwiye kunkora ibintu nk'ibi. Byose ndabyibuka. Urabyibuka? Kuva kuri 0 kuzamura. Wabyibuka ugatinyuka ukavuga ngo papa wanjye ngo none se ngo aretse ngo mu gihe ngo papa wase ngo atari ahangaha ngo kareka ngo papa ngo akabaje tukamucumbikira. Nta soni. Yego amaraso ni amaraso. Ngaho rero ukomezanya n'amaraso yawe. Oya nawe uri amaraso yariko. Nyine iratagenda ukomezanya n'amaraso yawe. Amaraso yanyu. Amaraso ni amaraso. Nagashika kamaraso atandukanye. Nese amaraso ni amaraso kutigeze cyagiye twararaga mu rutoki. Kutigeze ugenda ngo ubwire Scott basi wababare mama ukaducumbikira ngiye na mama. Ariko kwisubiraho biremewe nimba yarisubiyeho agasaba imbabazi akanyumvisha n'uburyo azabigenza kugira ngo twongere gusubirana n'umuryango wose. Wowe ukaba warabyanze. Ese iso nyine iso afite ubushobozi bwo kuba yagenda agakodesha inzu wenda nkaza akadutunga. Ufite umuntu waje asaba icumbi afite amafaranga. Umuntu w'umugabo uko byamera kose ntabwo areka kubona amafaranga. Akaba yaraje kwaka icumbi afite amafaranga. Nga rero igendere wisangire papa wawe. Ibihe bibibaho. Ngaho mbabarira. Oya mbabarira. N'ubundi ndagenda. Nese ndagenda nta kintu mpaye nta mama mfite nta myenda yanjye nta nkweto naki. Musanze skose? Ese niba musanze nzajya nambara umwenda umwe. Uzajya yambara umwenda umwe muzashaka ibindi. Bira nanjye nibyo navunikiye. Yambarwa nande. Bizambarwa na barumuna bawe. Mwageze ko ari batoya barajya. Nzayibika bageze igihe cyo kuyambara. Urayimwima wa mugani guyigira ute wayimuhaye ati. Nese ubundi imyenda ni iki? Yagiye papa wiwe akamuguririye. Ese wabaho utambara. Ubwo uzajya yambara na papa wawe nta kibazo. Aramugurira indi we ya. Ese papa wasi we wakunze? Yaraje ameze ati. Wakunze papa wawe ushaka kujya kubana na papa wawe. Genda usange papa wawe. We haja. Ibintu burimo kunkora Imana namwe zayibitura ariko. Nukuvuga ngo wowe none se nta kibazo. Ushaka gusanga papa wawe swabishakaga. Ushije se ko wamubwiye. Nimba nabishakaga se umuntu w'umubyeyi yakohereza nta nkweto nta n'ikabutura nta n'umupira wo kwambara. Nawe nugenda ukavunika sibyo? Yego. Nugenda ukavunika nkuko nakuvunikiye sibyo? Ukamenya kwigurira inkweto, ukamenya kwigura ipantaro, ukamenya kwigurira umupira, nibwo wowe uzama agaciro sibyo? Mbabarira unyongerera isukari. Muri make nabivunikire nawe. Iyi nagenda bivunikire amenye ngo kwiyambika niki, nibwo azama agaciro, nibwo uzashyira ubwenge ku gihe. Nta mwenda n'umwe naguha. Somaze kuba umusore se?
ntacyo nabona navuga ngewe rwose hari igihe ibintu mbona nkabona ibaze aho wemera ukikura umwana ukamubwira ati mbabara unsohokere ugende usange so biba byandenze mu mutwe. Umwana udatekereza umuruho twaruhanye, umwana udatekereza yuko ngiye nasohotse mu nzu hejuru ye nanga kumuta ku gasozi nkajya kuruhana nawe yarangiza akaba ari kunkorera ibintu nk'ibi. Wabyaye yarabyaye, umwana uramurera nyine we nyuma niwe ukwiturwa nicyo kwitura ko papa se ni ibiki? noneho umwana yirukira umuntu utarigeze agira ikintu amumarira, umuntu utaramureze utaramenya ko yaburaye. Ako Fisto hari umwenda wasikuzi cyangwa inkweto yasiko cyangwa ishuri byibuze ku buryo wambwira ibintu nk'ibyo. Sima mundi wewe warufitiye imishinga warufitiye imishinga ngiye no kukwishyura ishuri byonyine nkiharahara nkakwishyura ishuri hanyuma yabwo nawe wazagira icyo wimarira. birahagije ariko umenye ko ari imyaka umuntu ageramo kumva ko ibyo bamukorera nawe agombye ko yagira icyo akora. Ibyo bamukorera yabyikorera. Ubu ni ukuvuga ngo ibyo nagukoreraga urashaka kujya kubyikorera. Nzagaruka hano nanjye mfite icyo ngufasha ngita umwana mu rugo atari kwa kunuka ntacyo umwanzuro nawe ufasha Fisto. Ariko n'ubundi rero ntago nigeze ndeka kukubwira ko uri umwana wanjye cyangwa uri umwana mu rugo. Gusa wowe wanduriye aho uhuriye na so niho wanduriye n'ahandi. Aho uhuriye na papa wawe niho wanduriye. none se ababyeyi bananiwe kumvikana igikurikiraho nubwo ni ukuvuga ngo ugiye kuba marine. ntabwo ngiye muri marine nyine ugiye kuba marine, ugiye kuzajya ugenda uri muri mwamaye ikiraka mwagize mute amashuri akanyemberera kuba nashaka akazi. Bakobwa bakowe akazi cyatiyede nyine menya rero narindiriye n'icyongereza ndagerageza nshobora no kujya gusaba akazano ku ishansiye ngacunga ibintu kubera ko icyongereza ndagerageza. umuzamu nyine ubu nyine ugiye kuba umuzamu no gushaka ubuzima none se ubundi nzaguma hano bwose ugiye kuba umuzamu. Yego ugiye kuba umuzamu ejo ushake icyo naba cyose kuko ari akazi kiba amafaranga. Mwuka byara mwikomera ukavuga ngo umuyaya n'umuboyi babyarana umuzamu noneho ukaba ugiye kuba umuzamu. Ubu noneho ndamenya wowe uzashaka iki. Ubundi papa mwashakanye akora iki? Wamubajije se nagara we mwirirwana mugomba kumbwira byose nyine wowe muganira sibyo? Wowe muganira yakakubwira icyo yakoraga cyatumye atanagutunga ahubwo nyine cyatumye atanagutunga nkakuruhana ubu ngubu akaba ari bwo uri kumbwira ayo magambo. ubundi iyo mugumya kubana ntabwo ibintu byose biba byarabaye. ntabwo byarabaye kuko none byabaye njyewe sinzi n'ukuntu byagenze kugira ngo umwe yisange yarubatse urugo rwe n'undi afite urugo rundi. ni birebire none aya mateka urayakeneye ntibyagenze bite? nyine urumva ayo mateka uyakeneye. Nta mwanya mfite wo kuba nayakubwira wowe genda usange papa wawe kubera ko yagukunze ukuze sibyo? Uramvunye umaze kuba umusore ubu ngubu nibwo agukunze kuko ibintu uri kumbaza. Namuhaye itike. Ese iratike igihumbi cyakugeza i Kanombe. Igihumbi cyakugeza i Kanombe. atuye i Kanombe. Atuye i Kanombe. Mbatuye mu Hafi igihumbi kirakugezayo. Kuri moto kikateze bisi. Bisi se Kanombe zegerayo. Kanombe kwagira uturutse hano n'ibihumbi 2. Kuri moto? Kuri bisi rero bisi ntabwo zigera hano kuko hano ni mu cyaro. Ngo hano ni mu cyaro we. Ugiye mu mujyi? Kanombe se habwa indege. Cyangwa izo ndege nizo zikujyanye? Mwana wanjye neza ararindagiye kandi mbese ni habe indege. Mbese ubu ngubu ugiye kuzajya wirukanuye amaso ugiye kuzajya wirukanuye amaso uvuye hano ngo ugiye kureba indege. Ntabwo ngiye kureba indege. Ikana mbese ni habe indege. Ujyanwa n'indege. Niyo wahagera ukajya ukaboha ubuseke Kanombe haza abanyamahanga bakeneye ibintu by'iwacu. Ndumva rwose ntabwo wayireka sibyo? utagiye kwirebera ubuzima bwo hanze. Genda ujye kwirebera indege sibyo? Ntabwo ngiye kureba indege ngiye gushaka ubuzima bushyashya. Ngiye na papa kuko buno ngiye ndaburambiwe. Ni wariye? Nyine ni wariye? Kugira se ibiryo bitamo amarira byo byakugeza. Nta hantu byakugeza. Ese bikurizwa n'iki? Na papa wawe. Nta hantu byakugeza. Ariko Keza nawe wabyumva.
nta hantu byakugeza. batumvikana batabasha gucana umubano ngo bavugane nabyo akira n'ibindi biceri wongereho nurangiza ugenda urye n'ayo mandazi ureke kugenda utamarira urayata ugenda ngaho mbabarira ugenda genda rwose wumva utuje uri kumwe na papa wawe naho nyoko wanyari ukagira gute nkaguheka ndumva nta kintu mariye murakoze ariko nabyamurakoze Fisto mbabarira umva imbere n'imbabazi ngusabye sinshaka kurwana nawe mbabarira rwose mbabarira umva imbere wigendere imyenda yawe we na so muzashaka ibindi bira nanjye nibyo nakobokeye Fisto uzi ukuntu nagukobokeye urabizi ariko umwana ushaka kugenda rero mama wase umwana ushaka kugenda imyenda yanjye genda nawe ndi kukubwira ngo genda nawe umenye uko bakora ipantaro iciye kuyigura kuko nicyo wahisemo nakundi nyine sinyikaragiye wese mbigenze gute ariko ugiye kwa papa kwikaragiyeho gute se hakuzajya ujya uhora uvuga ngo papa mama uri umugome wanze kuzana papa mu nzu oya mbabarira ese uranyirukanye ariko se ko umuntu birukanye bamuha impamba njyewe ugumaye iki ngo haye iki nimba unyirukanye basi ubundi ibintu ukoze ni iki babyita ngo iki mu kinyarwanda none se kuba hano utabishaka ukambwira ko ushaka sko nkaba nguhaye rugari ngo ugende usange papa wawe ikindi kibazo nshakaho ni ikihe Fisto ndareba batarakura nabejo bazanshinga hejuru bazanshingana izo sejo nawe ntabwo nzi ko akansinganya izo simwe nako kagenda ariko ni ngombwa kuko n'ubundi usigaye insumba ushaka no kunsumbi ushaka no kugira ngo n'ubwenge burareshya nta rwakuze ngo rusumbije kuba se n'ubundi ari inshuti yanjye nzamusanga hano mubwira yimye kandi ntabwo azayinyima imyenda ubwo nayibona azayigura n'ubundi ukoreye ubusa aho ngiye kuyifungirana n'ingewe uhazi kubw'agahinda mfite ubundi bagiye bavuga ngo ntawe utandukanye umwana na nyina nijyane nabanza agenda arebe ariko buriya ise warabikora uwo hanze ntiyabatandukanye ariko isi umubyara warabikora buriya rero reka nkubwire hari igihe umwana gusaza neza burundu sigaye numva mutwange harashyushye nzagira ibibazo naciyemo noneho hari hatarazaho n'iby'abana none wajeho n'iby'abana ubu se kuko mbabura umbwiza ukuri ibi nzamenya ari ibiki umwana waruhiye siko njya bimbwira nkabona siwe nkabona ahubwo baminduriye ntabwo ari Fisto yabikoze abishaka kandi mbona bamindura atari Fisto narinzi niba mugabo yabikoze abishaka yasanze ari bwo buryo bushoboka bwa nyuma busigaye nagende bangarane ubwo nibamara kwangarana nyine arakoza ku mwana mu ishuri ubwo afite nayo yishyuye n'anayakobokeye yewe ayakobokeye n'ingewe ubiza akaga kayo ubu se nakoreye iki koko nuko n'abana bumva amabwire babinjira barumviza ubu nakoreye iki bamugani bavuga ati reka dukore ikiyedi bagikora iminsi ngahe azabyumva ikiyedi sabwa azakibasha ngo ni 5 yamubwiye n'amafaranga icyakoze icyo narinzi ni ugutaha ngasanga ari mu ikayi Fisto no guteka nabyazi ntaraza ngateka namusigiye ibyo kwiki papa yatekera dadi yavuye ku kazi ndakubwiye ngo umwana uramureke yageze hanze akabona byanze agaruka kubashye kaga karagwira agaruka kubashye kuko buriya ntiyakumva ibyo umubwira avuga ati reka ni kaga karagwira kabisa sinabona ibyo mvuga ariko we nagenda akabona ubuzima bwo hanze ukuntu bumeze bizamucanga agaruka kugaruka rero azagaruka agendesha amavi kugira ngo utazagaruka azanye nase ko nagaruka nase bazaza baje kumara ikezi uwo yitwaza se reka nafatona byayo undi nawe akagenda agasanga nyina nyine baravuga ngo ubyaye kibara kirigata sibyo agarutse ntago namwirukana sibyo ntago namuraza hanze kuko barajya bavuga ngo ubyaye ikibara kirigata ariko ise nawe yasanga nyina mu mwaka Imana niyo gufasha uburangize byibura wishimye umugabo aragutangira ndababaye inshuti urayirukanye iragiye umwana agarutse ndababaye gusa umugabo aramwirukanye umwana aragiye
ibyo wakaruhiye byose biragiye usigaye mu nzu. nta kundi nyine akaga karagwira Kaje karenze bagahinda kwa. gashira kandi ari ibagara najyaga numva babivuga nkagira ngo barabeshya ariko noneho nanjye ndabona ariko mbaye agahinda gashira kandi ari ibagara. Oya niko biba bimeze ariko uko biri kose icyo umwana burya umwana nakwaka ikintu ntuzakimwe mu gishoboye uriya kugira ngo ubyange uvuge ngo urabyanze nushaka agenda wamureka akagenda iyo agezeyo akabona biranze arigaruza siko bimeze nta kundi mureka agende we nagenda akabona biranze we ubwo azavuga ati ma bya bintu ntibyakunze ndabona byanze ndagarutse icyo gihe nta Naza rubanza se- ufitanye oya. nawe bizabikemura urumva aribyo byiza ubwo rero ibindi byo ise nawe ubwo inyungu abonyemo ubwo arayizi ubwo inyungu afitemo yo kugira ngo agutandukanye n'umwana nawe ubwo arayibonye nyine ubwo arayifite ukayibona ikindi nawe ndumva aho ngaho nta n'igihombo ufitemo nta kirimo wicara uwo wareze burya umwana iyo wamureze waramureze waramubyaye ntiyakwibagirwa reka nase agenda ko amurere nawe nagenda nawe nagenda nduhure amutwo duhenda abana nagenda nduhure umwana kiretse ahera aho naringereje kereka atari umwana w'umuhungu se nagenda ahera aho naringereje nyine nakundi ntabwo wamureze ntabwo wamuhaye bikeya noneho ibyo wamuhaye byinshi reba ibyo gukoze noneho utarigize ngo agire icyo amarira na kimwe niwe asanze baramarana umwaka si ibiri babana ni ikibazo ese nawe udafite ahari udafite icyaryo udafite uko abayeho ni ikibazo ke njye nahisemo kugira ngo agende aruhuke urumva nahisemo kugira ngo agende ubundi se yakaguhamagaye akakubwira ati nshaka umwana nahisemo kugira ngo agende aruhuke mu mutwe urumva yumve yuko ashaka yamubonye ubwo nzabamenya ibyabo nyuma simbizi